Chuchura. Ujano kunda kuliza wao utabaye ruzimaze. Nako. Jina la Yesu ndemere umuntu. Turashira. Ibi ni ibiki? Mume nkunga ngeni gende. This moment he knew. Miriwe neza mutuku. Miriwe neza mutuku. Uraoneza. Makuru yanyu ko mbona ni meza. Ko ndiya muri n'ibipfurundwa bimeze bitabaye cyane bidapfuye. Nagafuka ndarinzanye cyo gutwaramo ibigori byanjye. Gutoramo ibigori byawe. Ani ku buhunikiro, ni ku mbuga, ni hano hafite umurima. What? Ntari ibintu ari kumva neza. Ibyo bigori urimo uvuga. Jesus! Byahageze hano gute? Byageze hano gute? Ese ntabwo babuze ko inkunga yagenewe abantu igomba kuza hano kwa mudugudu. Ya niko byanditswe, niko no mu igazeti. Ugize nguki? Yacu niko byanditse bigomba byarahaje. Imbere. What? Ko nanjye mu byagenewe ndimo. Turashize ndiguhurinde wiyitwa nde uruwo kwande uruwande wande utuye ntabwo nkuzi. Ese nta mirangamimerere se ntabwo bifite mu witwa nde si UN se ibisanzwe. Ababyeyi bawe witwa nde? Ambaza ababyeyi no se Marita zari nakanjogera se abayobewe. Marita zari nyine. Ariko ufite imyaka ingahe wowe? 18 se sinyifite. Uri ingaragu uri Genda ingaragu. Uri ingaragu nako mfite umugore. Gashwingi. Mfite umugore. Yitwa ndo umugore. Louise. Yitwa David Louise. Oya. Kuse ko ugira nkaho utazi ntabwo kandi mutugu cyo bintu wite ntabwo biza amashura ngaye. Turashize none. Yemba ngomba gukontora buri kimwe buri wagwane. Ibyo bintu byose uri kumbaza n'ubundi nza kwibaruza nari kubwiye sinzi impamvu uri kubinsubirishamo rero. Reka nkubwire buri kintu cyose uko kiba gipanze ariko tugitwara. Ntabwo wakwetetana ibyo bifuka by'ibipfurundwa. Ufite umugore ngo sinzi kamanze ndebe. Wakigoryi wewe. Nza n'ibitabo banze ubundi reka nkubaze. Nibyo byiza. Reka nkubaze. Isaha bavugiyeho yo gutanga ibigori ni sangahe? Satan. Ubu turi sangahe? Sungusi nka saa 9. Ni saa 9. Ubu ni nka amasaha yarangiye. What? Yarangiye do. Aho wanyuze. Ndakeye kuri muryango wanyuze. Subira uzagaruka. Uzabaze. Oya itonde. Subirayo. Oya muto kugenda buhoro. Amasaha yarangiye ariko inkunga abigenewe bafashe yabo nanjye yangira hari yimenye ijyane. Gutumbwira ngo nsohoke ngire nta nkunga yanjye njyanye. Irahari ndabizi yimenye ijyane kuko iba yatugenewe twebwe nk'abanyarwanda. Aha ngubwira gusohoka ni wanjye peke yake. Ndabyumva. Waranyubakiye. Ntago nakubakiye. Ukodesha mu mpangu zanjye. Oya. Urampemba. Ashwida. None se wasohotse broski. Yengerageza kwisanisha n'abaturage nibo. Ariko size tuvugana inkunga ingenewe inyanditseho ku mazina yanjye iri mu nzu yawe yisohoremo ngende. Urongera kunkoza ejo nje abana zica. Sibyo nani? Se mutuku umuntu ushaka kubirakariramo. Warababaye manje. Waramaze raka turababaye. We urarya nge inkunga ingenewe nkuyimbe. Wintombokana wezana ibitabo sibyo? Twumvikane tuguza n'igitabo ureko ntari. Uganiye neza cyane. Zane dosiye turebe ko urimo. Aho sanze utarimo ku izina ry'Imana yo mwijuru utagiye kurya impungu. Uzamenye ko data yibarutse igihone. Ugize ngo nyine wowe zana ibyo bitabo ureko ntanditseho. Okay, sawa. Turuko kareba. Zana ibitabo. Sasa by'ibiki gihe. Aho ubuyobozi bishaje. Njye gutesha umutwe gusa. Ntungangira yimari. Sasa igira hino gatoya.
kunegosiya ugomba kunegosiya hano nicaye ku kinyabiziga cyanjye ubundi ubwo yitwara ute n'icyo kiboko nese ibyo birakureba kabona kwifa reba mureke utambona winkorera kuri moto buruski nta kintu cyanjye wemerewe gukoraho nyine we reba njyewe unyihera inkunga reka ndashonje ngiye nshaka kujya kwirira reba ngo ndebe mbereze inkungange karya umuriro natwe tuba turi gukora akazi kacu harya umudugudu ise w'umutuyemo yitwa ngo iki urwese nakubwiye ngo hagarara aho ngaho we kundebera muri dosiye zanjye mu rwesero ndetse sinibonye si ngaho kuba wibonye ni kimwe no kuba wahabwa iyo serivisi ushaka ni ikindi umudugudu ni ukugorana none se reka nkubaze dore ngaha hano dore nguyu ndagukubita yuwe ni se si ngaha yuwe ni nkapa ni wowe ni njyewe okay none se hari ikintu nshaka ko twumvikanaho iyi nkunga yagenewe abantu basizwe iheruheru n'umutingito wibasiwe umudugudu unyobora abandi bantu yagenewe ni abana bafite ubumuga budakira ubusembwa budakira urabyumva neza muri ibyo byose wowe uri iki genda ramugaye ariko ramugaye kaboko gira hino turebe waramugaye uka kuri wacu gira gutya turebe ntabwo karenga hano iminwa n'ibibari nakize nk'izibibari vuba nk'izibibari vuba aho ushaka uzikinisha ariko ntabwo ari ukubeshya uri siriyasi ko uri muzima uri ikimuga njye naramugaye pe waramugaye umugaye ryari ahubwo ushaka ukuntu inkunga nako ushaka ukuntu inkunga yanjye uriya mudugudu bite shaka mwana muto kandi si iki cyamugaye ryari hashize igihe kibimugaye da yuwe ntakumva ibyo binwa byabaye iki ibyo binwa byabaye iki kijya kwijijisha aho ntaramugaye ikintu kikwikururira ibikika gicucura ushatse kuvuga ko nta bumuga afite se karakara ko uwo muhungu ni muzima buzima afite ubuzima bwuzuye afite ubuzima buzira umuze yego gicucura wowe uje hano ukundaguriza nawe wowe utabaye ruzima nako Jina la Yesu kundemereye umuntu. ibi ni ibiki mume inkunga ngiye nigende uzikinisha buriya shaka ese muri mudugudu buriya rero reka nkubwire sha mwana mutoya utambona nakuretse Usinyweni. akura natwe twabayeho amabandi tukiri batoya urabibona nta nubwo buriya amaso aguhasha buri mudugudu w'ibandi rwose turakuzi uri ibandi ubu wasanga n'inkunga yanjye wayiriye nkaba nikuza hano buriya rero reka nkubwire sibyo twiganirire dutere ubuzima gutebya nibyo byambere sinjye mbona umwanya wo kuza mu rubyiruko ngo tuganire ku mudugudu wanahambawe njye turatera ubuse ndashonje inkunga yanjye bayipfundanye hariya mu nzu ngo turatera ubusenge nawe ugize ngo shyiramo hano upakira va nigendere waramugaye cyangwa ntiwamugaye ibintu ni bibiri mudugudu rero njyewe urabibona rero hari igihe njya mugara hari n'igihe nyine mba numva nakize nk'ubu ngubu kare gakize none se dukomeze duhanahana amakuru neza iyo umugaye akaboko n'iminwa ihita imugara bikagenda gutya byose bizira rimwe ni uvangitiranye nyine gutunyangingo nka miliyari utapfa kubara bita biza rimwe nyine akazamo ikinya nyine nkumva nk'ubu ngubu gezaho ngo wirirwa ubumba amatafari ufite ubumuga uyu nawe uri gushaka kunshirishamo kuba ndi ikimuga se nkongera nkaba muzima bitwaye iki umudugudu ukatwara moto ameze gutya ubona bimutwaye iki sasa reka tubisokoze uko byogoshe uyakubita ubanga uduha ibigori byanjye njyewe nk'ibigori byanjye nigendere kwirira rwose ndanashonje hanyuma rero reka mbabwire nkeneye ikintu kimwe cyonyine nkeneye ukuri kumwe hari n'ukuntu kuba waba uraye wumva nta kintu kiri mu nda ukavutirika njye gusaba njyewe nkeneye kumenya ngo waramugaye cyangwa ntiwamugaye ni ikintu kimwe cyonyine rero mudugudu reka nkubwire
ubu nanjye uko ndeba uku ndi muri bamwe basizwe heru n'umutingito wibasiye umudugudu. Si ubizi se? Njye naramugaye. Ibivo reka murabura kandi k'imfura va ngaho genda mvira mu rugo. Nyine ntago namugaye itone nkubwira ukuntu bimeze. Njye ntago namugaye ndi muzima. Uri muzima. Ako nyine nanjye umutingito wansize heru nta kintu mfite rero. Natanze kabitugu kwaha mbona baranyanditse. Ariko nyine inkunga kubera ko yangenewe mu yimye rwose babyeyi rwose yimye mubyeyi pe yimye pe. Ndutse mubyeyi mukanya maze kunuka ngo ndagahamba. Oya nyine tujye ducishamo gani mubyeyi rwose. Sawa rero shaba mfura we rero. Sasa rero mwese mbone mugenda cangasa canga nese ubwo ntabwo duha inkunga canga hasha wa mazimwe ndagufita kandi batwara n'ubundi n'ukwimye ibishyimbo bakurinze imyinkunga ngegera gusa ko mubizi hari mudugudu hembe niyo mpamvu nanjye uzajya unyitwaraho nabi inkunga ye nzajya nyitwaranye ikenyerereho nkanjije imwe.